ngakomeza mbona ukuntu nyine Imana yihishuriye abakoze imirimo n'abatayikoze nyimara gukizwa Imana yahishuriye ijambo rivuga ngo Imana yafasha abakoze imirimo n'abatayikoze bose bakira ku rwego rumwe numva iryo jambo riramfashije nanjye rero ukuntu nakijijwe muzehe yaje muhira aza kutuganiriza tumarana akanya karekare ariko simbyumva none ariko numva urubanza nyine rubyutse mu mutima wanjye ndatangira ambwira papa ati ndashaka kujya gusengera muri rusengero nyine ruguru iwacu gataha rusengero rw'abakuru njyayo maze kujyayo ariko nkajya numva ariko nyine ndi kumva urubanza rwabyutse mu mutima wanjye nkajya mbwira Imana kuko Mana ko nagize amahirwe nkavukira mu muryango utagira aho usengera nk'abaporo cyangwa abandi Mana uko ngiye ni gute ugiye gushima ko Mana mbi kigusha muri rugo nkajya mu idini nyine idini ndijyamo mageze baravuga ati abashyitsi ne bahagaruke ariko nubwo nyine nari ntarakizwa ariko nyine numvaga muri nge numvaga nyine muri ibyo ngibyo ngiyemo ari kwishakira amahoro ntayo mfite ariko nyine nkumva ntanabigiyemo nk'ubikunze nkumva bigiyemo nk'ugiye kwihisha nyine njyaye noneho umunsi umwe ari kuwa mbere iteraniro nyine riberimira kuwa mbere Daniel aze mu rugo nyine yakundaga kuzimira kutuganiriza aje muhira ngenda mukwepa nyine sinari ngishaka kumva ibintu nyine bavuga kubera ko mari kumva bintesha umutwe nkumva Mana sinzi uko mbaye noneho ndamukwepa mukwepye aba yabonye ko namukwepye arazenguruka turahura ndibaza nsubirayo se bigenze nicyo gihe nari ngiye kuvoma arangije arambwira ati ntaho ucikira uragenda n'ubundi urajya kuvoma ariko urataha ndangije ndabwira Imana irambwira ariko wowe uri konsanga ngo guhishurira se naza naguhishurira utaranumvisha ubutumwa bwiza irambwira ati jya kuvoma ngiye kandi irambwira ati ugende umwumvire wicare muganire wumve icyakubwira arangije nyine akomeza atubwira ibyongurane ukuntu nyine Yesu yadupfiriye ku musaraba aduha ibyaha byacu natwe duha ubutungane bwe ariko nyine ibyo bintu nahoraga mbyumva atubwira ibintu byinshi ariko nari ndi kumwe na murumuna wanjye aravuga ati wowe reka ambaza ibintu byinshi nyine ariko nkamubwira ati ibyo byose ntabyo mfite akambwira none se wemera ko Yesu yagupfiriye ndabyemera none se wumva umeze gute mu mutima ntacyo numva ndangije arambwira ati hoya reka nkumve wongeye kuri murumuna wawe ndangije nicara mera gutya Mana ko kwanyishuriye Mana nziza iki Imana ndangije nkomeza nyibaza ibintu byinshi biterekeranye nkajya mbaza Mana ko ubutumwa bwiza mbwumva buri munsi ababyeyi banjye bakaba aribwo bafite Mana njyewe kubera iki wumva ko utabumva nyine Imana nkomeza nyibaza ibintu byinshi nawe njyana mbwira ibintu byinshi irambwira ati abo nabuhaye nabo natoranije kera isi n'ijuru bitarari ajya nyibaza none se barangiyewe isi n'ijuru bitarari n'ababyeyi banjye bari bataravuka ubwo ngubwo ngiye byari bimeze gute Imana ikambwira ariko wibuke abona amanukanye ku rutonde harimo abavutse n'abataravutse Imana irabimpishurira ukuntu nyine abo yamanukanye harimo ababayeho n'abataraba Imana numva impaye amahoro mu mutima irambwira ati ariko ubundi kwemera gusa ko Yesu yagupfiriye agatwara ibyaha byawe nawe akaguha ubutungane bwe bigusaba iki nkajya mvuga ariko se Mana kwemera ibintu kwanza bitambayeho byo bimaze iki Imana irambwira ati utuze wowe gusa niwumva mbiguhaye ubyature ntuhature ibintu bitarakubaho numva Imana imaye kuyumvira ndakomeza ndicara nyine nabavuga ibintu byinshi ariko ntabitayeho ngende ndi bwanjye rubanza ngiye kumva amahoro menshi aje mu mutima wanjye ndavuga ariko se Mana ibigenzo turabimpaye ndangije mbwira Daniel muceceke ndizeye barambwira ngo wizeye ndabwira ati bya bintu mwahoraga muvuga by'uko Yesu yadupfiriye ukuntu mwahoraga muvuga ko nta muntu ubyiha n'ukuntu mwahoraga mbyumva ariko uyu munsi Imana ishimye kubimpa Daniel nyine arambwira none se wumvishe bigenze ndamubwira ati numvishe amahoro mu mutima wanjye ntigeze numva ukuntu
arambwira se noneho uko ubyumvaga se ntabwo ariko wabyumvaga mbere. Ndamubwira ati oya ndi kumva ngo harimo itandukaniro. Ati ndi kumva ngo Yesu aje twajyana mwajyana hehese kandi utarajya kwihana. Ndamubwira ati rose ntuzi ko ibyo byose Yesu yabijyanye akajyana ibyo nakoze n'ibyo ntarakora akamu ubutungane bwe buzajyana mu ijuru bwanjye butariho. Arambwira ati nimba wumva ari Imana ibikoha atari byo wihimbiye Imana ishimwe. Nanjye nyine nshimira Imana uko kuntu yampaye ibyo bintu nyine ntabikoreye. Nandi kubona ukuntu benshi hano bari kuvuga ubuhamya bwabo babona numva ukuntu barushye bagatanga bari babuze nyine umudandazo wo mwisi. Hari ababuze umudandazo wo mwisi ariko nyine batazabona no ko mwijuru nyine byose bikabapfira ubusa. Ariko nandi gushima Imana ukuntu nanjye yankijije nyine ndasiragiye no muri amadeni ngo nyine ngo bimareho nuko nabaho. Nanjye mpagaze hano nshima Imana yuko yankijije nanjye nkaba nzumva ntazapfa urwiteka kubera yuko nyine yampfiriye ku musaraba yapfiriye ibyaha byanjye ariko kera sinabyumvaga mvuga se ibyaha yampfiriye ku cy'ubundi mbikora. None se ko numva ngo yampfiriye rimwe risa katazongera gupfa none nkaba mbikora buri munsi azajya mpfira. Ariko nyine Imana ikakumenya yuko yampfiriye icyaha cy'inkomoko ngiye ntakoze cyavuye kuri Adamu nyine kuko ari we nkomokaho. Nyine yarampfiriye kugira ngo nzabone ubugingo ajyane icyo cyaha cy'inkomoko ampe gukiranuka kwera nzizere mbyemere nemere ko yangiriye imbabazi. Ubundi rero mpabwa ubwo bugingo nanjye rero mpagaze hano muri teraniro nshima Imana mbihamya no mu bandi nabivuga. Kuko nanjye nyine mbarwaho gukiranuka kwa Yesu kandi amaraso yiwe andiho. Nanjye rero mbishimye Imana ko nanjye nje kubatizwa nsohoza gukiranuka kose ariko nzajya buretse gatoya buretse kugenda kubera ko njye numvise ko Yesu yagupfira icyaha cy'inkomoko sibyo. Hanyuma se ibindi byo wakoze nyuma yaho cyangwa ushobora gukora bizajye nyine n'ubundi mfite kamere ariko nyine n'ubundi mfite kubarwa nyine nanjye nabyawe n'Imana. Noneho Kristo yarampfiriye ampfira icyo cyaha kugira ngo nyine nzabone ubugingo kuko nari naramaze gucirirwaho iteka. Noneho nyine amaze gupfa mfana nawe nzukana nawe arazanturamo. Noneho amaze kunturaho aranyeza nyine icyo cyaha numva ko ngikize numva ko nkiranutse. Ariko nyine kuko ndi umukiranutse n'ibindi byose abasha kubingenzereza neza nkamenya ko nyine ndi umukiranutsi ngomba kwitwara kaho ntari umunyabyaha. Hanyuma igihe byakubayeho n'ubwo uri umukiranutsi nk'icyaha kikakugaragaraho byagenda gute kandi ntazongera gupfa wigeze ubivuga kare? Nubundi nyine nzagumya mba umwana w'Imana. Ubiheshejwe n'iki se kandi wakoze icyaha ubundi abanyabyaha bazarimuka? nyine n'ubundi nsanzwe ndi umunyabyaha kuko nyine ibyo byaha icyo cyaha nakivukanye niho n'ibi byaha byose bituruka. Ariko nyine kuko nyine ndi umwana w'Imana bitazangurwaho n'ubundi nyine Kristo yambambiye ku musaraba nyine kugira ngo icyo cyaha cy'inkomoko nyine navukanye gikureho ndonke ubugingo kuko nyine yabikoze. Noneho nyine ibyo byaha n'ubundi kamere nyine irabigira irabikora n'Imana irabizi. Noneho ibikoze bijyahe rero umva ikibazo cyane kamere y'ibikoze bijyahe ko Yesu atazongera gupfa. Umva ikibazo cyanjye kamere irabifite n'Imana irabizi. Noneho iyo kamere ibikoze bikagaragara noneho uza kubikizwa n'iki ko Yesu atazongera gupfa? Ibyaha
bya nyine biguma hano mu isi nyine ariko nyine ubwo bugingo ndabufite umwana Simon ishimwe ni nawe naje ongera ijwi ngaho ongera vuga cyane mbere nari ndi muri ADPR ndi n'umukorari nkazajya kuririmba ubundi baramwanga nimbatizwe niho icyaha cy'inkomoko yubatijwe niho kivaho ndabatizwa maze kubatizwa numva icyo cyaha n'ubundi kikiri kumvamo ndakomeza njya muri korari mama akazambwira ukuntu bakizwa nkazavuga none se ko ndi kubyumva nkaba ndari kumera nk'ukumeza ndabyumva gute arambwira ati wowe izera ibyo ngibyo noneho nkaba nkomeza mukurikirana ngo njye nabyemeye ariko sindi kubyumva arambwira ati wowe byizere gutyo gusa bizaza hamaze iminsi nyine nkomeza gutyo nkazajya muri korari ariko najya kuririmba nkamenya ko ndi gukorera ubusa nkajya kuririmba imbere ariko nkumva n'ubundi ndi gukorera ubusa nkagenda nyine mburana n'umutima bigezeho nyine njya mu materaniro rimwe ngezeyo numva hari ukuntu mbaye numva ndakijije numva nyine muri njyewe numva mbonye amahoro kuko amahoro ntayo nari mfite amahoro numva ndayabonye menya ko burya Yesu yatanze umwana wayo kugira ngo Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo adupfire yapfiriye abari mu isi bose none nanjye ndavuga ubwo ari abo mu isi bose nanjye ubwo ndimo none ngaza mvuga ngo mana yanjye none se mana yanjye abari mu isi bose none se ko bamwe batabizi njyewe ndabimenya gute kandi n'abandi batabizi komeza kubyibaza buguryo ariko nza kumva nyine ni bake babimenye ko ntabwo ari bose menya ko ari bake batoranijwe nanjye menya ko nanjye muri abo batoranijwe ndimo numva ndakijijwe nyine menya ko nakijijwe n'urupfu rw'iteka menya ko ndateka ngiciweho numva mba umwana w'Imana kugeza aka kanya nyine ubwo mvuye numva mfite amahoro ubwirwa n'iki ko ibyo bintu wemeye se ari ukuri reka n'iki ko ari ukuri nuko njye narabyizeye numva nanjye ubwanjye ndahindutse kandi ni ibyanditswe wahindutse utubwo nishije nyine muri njye mpindutse uko nari ndi sikonda nyine wabaye ute nabaye ukundi kondo nyine gusobanura uko kuntu wabaye kondo nabaye numvishije ngize amahoro yo mu mutima kuko nta mahoro nari mfite amahoro wayabuzwaga n'iki nyine kubera mana none se ngiye kwako nyine nayo ndi wo kwa Adamu ndi n'umunyabyaha numvaga nyine ntayo nta mahoro y'umunyabyaha noneho umaze kwizera wumva amahoro ndayabonye hashize nk'igihe kingana iki amezi ane nuse kuva ayo mezi ane ashira ntabwo urakora icyaha icyaha mana yanjye urakirinda ariko ukagikora kubera yuko ivukora ibi twavutseho ntibyakubuza kugikora ariko nyine ushaka kukirwanya ariko ushaka gukora ibyiza ariko ibi bikagutanga imbere ariko nubwo tugikora nyine basi iratubabarira nose ko Yesu ni ijambo wavuze ngo ni Imana yabivuze Yesu yaravuze ngo abakristo Yesu babambye kamere n'irari n'iruba ryayo ku musaraba ko yapfuye ibyo bindi ukora bivahe ku ivuko navutse nyine njye nibwira ko umuntu niyo mpamvu bavuze ko bari kubivuga ko umuntu avuka ubwa kabiri none ko wavuze niba ari wowe wabivuze ko wapfanye na Yesu akazukana nawe ko wapfuye ubwo hahandi nyine ntugihari urongera urazukuzukira ahandi bya bindi bya hahandi byongera kugaruka gute impamvu mbikora ni uko na kamere ibihari kamere ibihari n'umwuka aba ahari niyo kamere nyine hari igihe igutegeka kandi iyo ugikoze uba usuzuguye mwuka ariko nayo nyine irakora nayo iragukoresha ariko igukoresha utabishaka none se reka nkubwire
umva nyine ko ikora sibyo kandi ibyanditswe bivuga yuko ukora icyaha wese ni uwa satani ubwo ngubwo ahubwo iyo ugikoze si ikimenyetso kigaragaza ko utari wizera ko ukiri uwa satani ndabona abandi ba satani kandi ubundi aba satani ni babandi batizeye ariko ke twizeye warizeye nyine warangiza ugakora n'ibyaha ni impamvu tubikora nyine ni ryavu none se umunsi wapfuye cyangwa isakazo wagikoze bizagenda bite ntagikoze tuzapfana n'uwo mubiri nyine kizaguma mu kuzimu ngiye nigendere none se wowe n'umubiri wawe bitandukanye wowe n'umubiri wawe njyewe umutima wanjye njyewe n'umubiri ubundi urimo bangahe njyewe ndimo babiri kuko umubiri n'uwo Adamu nonge nzigendera uzawusigana n'ibyaha byawo wowe wigendere sawa genda bagwa make